Imana nkimara kubonana nayo uwo munsi natangiye guhanura. Yego. Uwo munsi wa mbere ntangira guhanura. Imbwira ko ngiye gukiza abarwayi. Ikimenyetso cy'umuhungu uzaba yaremaye. Umuhungu araremara bamuzana bamuhetse mu ngobyi nk'iminsi 10 yari yagiye n'amaguru arigendesha. Umufariso we niwe wagiye wikoreye. Yaje wawe yararemaye mu marana iminsi 10. Yego. Asubira yari muzima iminsi 10 yari yasubiyeyo ari kwijana. Yararemaye amaguru n'amaboko cyane. Yitwa Jarari. N'izina urarivuze? Ndarivuze. Abashatse yaza agatanga ubuhamya ntabwo. Mana we buhamya arabutangaga kandi sumwe maze gukiza ibirema 4. Yes, turabashuje cyane abakunzi ba Hinduka Official. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Tumene kugushimira abakoze subscribe, share na comment. Waba uri mu gihugu cyo hanze wumva ikinyarwanda waba utanacyumva, ndagusuje amaro y'Imana abane nawe nagushimira kuko wabikoze. Nawe utarabikora nagushikariza kugira ngo ubikore udushigikira kugira ngo dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu mujyi wa Musanze, uri mu zindi ntara zose, nawe ndagusuje kandi Julienne ndabakunda. Ari we muyobozi wa Hinduka Official ubahagaze imbere. Ndabishimira cyane kandi ndanabakunda cyane. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official kuko nagusezeranje ko nazabatenguha kandi nzajya mvazanira abakozi b'Imana bari imbaraga z'Imana, barimo ineza y'Imana, bavuga Imana neza cyane bitewe nuko Imana ikora ibintu bitangaje inyuze muri bo. Hanyuma rero nawe utarayikora ugiye kureba iki kiganiro gushishikariza kugira ngo dukorere share, comment na subscribe irakenewe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabashuje mu zina rya Yesu Kristo. Yego. Imana ishimwe. Wakwivuga amazina? Nitwa Vestina Nyiramajambere. Akaba ndi umudamu w'umugabo umwe. Yego. Akaba nubatse. Yego. Akaba ndi umudamu w'abana 10. Yego. Abakazana 3. Yego. Umukwe. Yego. Abo bose Imana niyo yabampaye yangiriye ubuntu. Ntawuzi kurabona? Abuzukuru ni 3. Haleluya. Uvango umugabo umwe, sibyo? Yego. Abana 10. Yego. Abakazana 3. Yego. Umukwe umwe. Yego. Abuzukuru 3. Haleluya. Amen. Ekubanze dusengera Imana tuyobore n'iki kiganiro undi twiganire tuvugiyera. Kadusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana twitaho, Mana dukunda. Data turagushimye aya masanya kuba Imana hari benshi bapfuye ariko twe turacyahumeka umwuka wazima, reka izina ryawe rishimwe. Kuba tugihumeka mwami mwiza subwiza twashimbije abandi sinuburanga sinubutungane nimwe watugiriye ayinyagora ku ngoma we data twese wo mwijuru kuba tukiriho si twabashumbije ubwiza ahubwo nuko aratanyira ingabo Imana hari byo tutaye twagatunganyije nuko rero wakoze kuturinda wakoze kuducungira umutekano izina ryawe niryubahwe. Uri Imana yacu rero uyu mwanya niyo mpamvu tugwamagaye muri ibi biganiro byacu tugiye gukorera ahantu. Uri igitangaza, uri igikomangoma mwami w'abami, ushimwe kandi ushirwe hejuru. Ngwino twiyobore rero nyakubaha Imana, ngwino dushingira imizi data twese amagambo aravugirwa ahantu nyakubaha Imana agiye kuba gaca ubwo gabagawe go mwijuru wuri kudufashe kuko ari washoboye byose icyubahiro kirabe cyawe. Uri Imana yacu rero ntabwo ngutotesha amagambo nk'Imana itumva ngusabye bike nk'umuntu, ibyo urabona biragwesha kuzona icobera kare ibyo duha mukunzi mwiza ni mu zina rya Yesu. Amen. Vestine tuguhaye ikaze. Yego. Ni Nyiramajambere Vestine. Yego. Eka nkubwire mu bintu wivuze nkubwire ibyo numvise duhuriyeho. Yego. Wavuze ko ufite abana 10. Yego. Natwe iwacu turi abana 10. Amen. Nkurikirwa na 2 ubwo ndi umwana wa 8. Amen. Sibyo? Wavuze ko ufite abakazana 3. Yego. Nanye mfite abana 3. Yego. Sibyo? Umukwe umwuzukuru bonabo nari nabona. Yego. Uri umukristo nanye ndi umukristo. Yego. Yego. None ugiye kutubwira n'izindi mpano ahubwo katurebe wakijijwe ryari Vestine? Nakijijwe 2011. 2011? Yego. Kwari vuba. Ni vuba. Wakijijwe ikisi?
njyewe nari umuntu w'umusinzi, nari umuntu unywa inzoga cyane, nkanatukana nkenderanya. Nta muntu wanyenderezaga, ahubwo ni njye wenderanyaga. Umutware wanjye nta nubwo atukana pe, ariko naramwenderezaga. Ariko kubera gukizwa data aransanga, ansanga ari mu bicuku by'ijoro, hari buracyari ku bunane, mvugira utamena ariko buracyari ku bunane, data ansanga mu bicuku by'ijoro, aransanga aranganiriza amagakiza ntagakwiriye. Guhera uwo munsi ndakizwa, nshima Imana. Sinyituka umutware wanjye, sinyituka abaturanyi, abana nari mfite rero narabakubitaga umunsi nanyoye, nkabakubita nta n'icyo bakoze. Ariko uyu munsi abana nabo ubwabo bamanangiraga ubuhamya, bakambwira bati mama kutagikubita, nakundaga gukubita mu mutwe. Ariko ubu ndi gushima Imana kubera ntagikubita. Abana banje baratese, abana 3 muri bo barabwashya, mwe mukuze mama atagikubita. Ubwo abakuru nibo bari bararenganye, nkabahora ubusa. Data amagakiza, arangije kumpa agakiza, nsenga nk'imyaka 3 ntazi gusoma no kwandika, ntanageze no mu wa mbere. Data arongera aragaruka aransanga, arambwira ati ngiye kukwigisha gusoma no kwandika, wambugiye utamena. Amen. Umva tukiraho, ngiye kuguha ikizami, tukiraho ngaho. Uvuze ko data yakwigishije gusoma kandi utarize. Yego. Fata Bibiliya. Fata Bibiliya, sibyo? Ugiye kunsomera muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Nibwo ndamenya ko Yesu yakwigishije gusoma. Ibice 3. Yego. Umurongo wa 16. Data yaransanze aranyigisha, arangije kunyigisha, nuko rata Imana we ndashima. Umurongo wa 16. N'uwa 17. N'uwa 17. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko siho hari. Yego. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo, w'ikinege, kugira ngo ubwiza bwe, kugira ngo inzira ze, kugira ngo umwizera wese kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kuko Imana itatumye nayo. Amen. Birahagije Umva baririyo nibagiwe Rinete niko bigenda. Oya nje kizamini nashaka kuguha nakibonye rwo igifunge twiganiriye. Ifunge pe nukuri Imana yacu ntabwo igibeshya pe. Nibagiwe Rinete. Oya nje ukusomye sibyo. Nzi nuko umuntu muhana ikizamini nyina gasoma nkamwumva. Dodo nyine kuba utageze mu ishuri, ese wakwicara wiyegaviriye mama gutya. Yego. Icara wegamiye umugongo utaza kugira, utaza kukumerera nabi. Dodo nyine nk'umuntu utarageze mu ishuri kuba ushoboye gusoma ibihekane. Yego.
nta nubwo yageze ukandagira no mu wa mbere. nta no mu wa mbere n'ubu gutebwa gutya. Yego. iyo ntibagirwa rinete nsoma neza nihuta. Hoya natwe twize za kaminuza ariko nanjye ndasoma ngaterwa. Nje nararagiraga. Yego. Ubwo Imana iguhaye agakiza ikwigisha gusoma utarize no kwandika. Ubu ndandikaga ntarize. Ubu na message washobora kuyandika. Ndaye yandika nkanayisoma. Iyo unyohereje mishaje ndayisoma nta wundi uyinsomeye. Haleluya. Amen. Kandi ukiri umwubwo businzi no mwuko kurwana niki ntabyo waruzi. Ntabyo narinze ubwo menye gusoma mbyaye 5. Wakijwe 2011 nyuma y'imyaka 3 ubwo ni 2014 Imana ikwigisha gusoma. Inyigisha gusoma no kwandika. Yego. Mana ndagushimye. Nukuri nanje ndayubaje. Yego ibyo biri mu byo wabonye ukimara gukizwa wanaratira abandi. Yego. Bakiriyo aho ngaho waruri kugira ngo nabo baveyo. Yego. Nyuma izindi mpano wahawe se ukimara gukizwa nizihe mama? Imana nkimara kubonana nayo uwo munsi natangiye guhanura. Yego. Uwo munsi wa mbere ntangira guhanura. Imbwira ko ngiye gukiza abarwayi. Yego. Ikimenyetso cy'umuhungu zaba yaremaye. Umuhungu ararema bamuzana bamuhetse mu ngobyi nk'iminsi 10 yari yagiye n'amaguru arigendesha. Umufariso we niwe wagiye wikoreye. Yaje wawe yararemaye mu marana iminsi 10. Yego. Asubira yari muzima. Iminsi 10 yari yasubiyeyo ari kwijana. Yararemaye amaguru n'amaboko cyane. Yitwa Jarari. N'izina urarivuze? Ndarivuze. Abashatse yaza agatanga ubuhamya ntabwo. Mana we buhamya arabutangaga kandi sumwe maze gukiza ibirema 4. Baremajwe n'abantu. Bakabaroga bakabibirema ubundi ukabasengera. Bagakira. 4. Kandi nkuko yambwiye ngo nzakiza abarwayi b'ingeri zose. Abakubyara barabyaye. Ubu mfite abuzukuru hirya no hino mbe. Ni benshi cyane. Babantu wagiye usengera baragumiwe bakabyara. Hari abagumiwe urabasengera Imana bahabagabo. Yego. Hari bagezeyo batinda gusama. Urabasengera Imana bahurubyaro. Yego. Abo bana barabakwitira ngo naba. Barabanyitirira. Kuri umugore mugenzi wabo yabaye umugabo. Barabanyitirira rwose n'abana nibo bateye inda. Benshi b'abapagane bakunze kuvuga ngo bagerayo ngakabakuramo ngakabakarabya. Oya ntabwo mbakuramo ahubwo ndabasengera. Yego. Bagakira nta mitima haye. Bagakira ari imbaraga z'Imana. Yego. Kuri Imana iratabaraga. Nta muntu bigeze bakugezaho. Yego. Ukumva mw'ibyo birema abo bantu be bamugaye 4 wabasengeye barakira. N'abandi benshi urukumbwira. Nta muntu bigeze bakuzanira ngo usengere nawe wareba ukuntu ababaye cyangwa yarwaye cyane ukumva ugize ubwoba. Hari umwe witwa umuntu wabona nguye mu mabo. Hari umwe witwa Dusenge. Hari n'umukobwa witwa Dativa mu Kinyababa. Dusenga bakimungezaho nanje ubwanje narahagaze ndavuga ngo wite. Harya warambwiye ngo nzakiza abarwayi n'ukuntu ngana guca njewe Vestina. Ubu subu mana ni ntamukiza sindaseba. Manuka umunyirize kuko niwe usanzwe umukiza. Yari umukobwa umuhungu urembye cyane. Ari umusore ubaba rutaka urara yabira akayirirwa yabira akirirwa atabaza. Ariko imbaraga z'Imana zirakora iminsi 3 yaramaze kweguka atarashoboraga kwiseganya. Ntiyashoboraga no gukambakamba. Nagiye kuva gukora ibijumba nsanga umuhungu arahagaze ari gutambuka. Wamvugiye utamye. Amen. Ari n'uwo mukobwa rero narinzi ko atakira. Ariko Imana imunkoreraho arakira. Ihabwa icubahiro. Mudugudu mu bamunteruzaga yararimo. Yego. Noneho byabayeho bakavuga batari kubundi koko nuriya mukobwa akiza rugusenga ngo yumenza afite imitingo abasiga. Mudugudu ati njeyo mu gitondo saa 6 ku mugoroba ndi ariko nta kintu abahagana ugusenga. Yego. Imana yiheshaga icubahiro muvandi. Mudugudu abari gutangira ubuhamya. Abari utanga ubuhamya. Kandi nta nubwo bavuze umudugudu utuyemo. Umudugudu wacu ni Rwitongo. Mu Rwitongo.
Rwitongo, akagari ka Kayenzi, umurenge wa Kagogo, akarere ka Burera. Yego. Ariko umudugudu wa Rwitongo ufatanye na Uganda neza. Ntuye ku mupaka. Tutarabona amazi niyo twavoma. Niyo mwavomaga. Ati Imana ishimwe yuko amazi yaje, amaposte de sante. Yego. Imirenge yegereye umupaka rwose birahari. Birahari, nta wajya kuvoma mu Buganda cyangwa se bajya kwivuza mu Buganda. Nari mbyariyeho gatatu ariko ubu ntabwo naje kubyarira i Buganda. Kuko Imana yacu yakoze imirimo. Nta wundi muntu usa ahubwo wigeze uhanurira nawe akagupinga? Umuntu y'umuhanurira arapinga atari yabona ibyasohoye, ariko Imana yacu icyo nyikundira ntabwo bitinda, irabisohozaga mu zina ryayo kugira ngo ihabwe icyubahiro. Yego. Abapinga barapinga ariko yaje kubona akabona irabikoze. Nose urebye cyane ubona impano ufite ikarishye cyane niyo gusengera abarwayi. Ni impano yo gusengera abarwayi, gusengera nk'aba Satani yashamiranyije umugore n'umugabo, bamwe baranatandukanye ariko Imana ikesha icyubahiro. Hari umudamu umwe nasengeye, Imana irambwira ngo mubwire ngo hari kuwa gatandatu, ngo mubwire ngo ejo ku cyumweru ngagiye gusanga umugabo we muri Tanzania yitwa Jeanne. Yego. Ari Kampala. Nkibimubwira araturikararira arambwira ngo ibindi byose wambwiye nabyemeye, ngo ariko nzi ko ntasubirana n'umugabo wanje. Ndamubwira ngo buritegura ngo kuko ndi kubona wuriye indege. Yego. Ubwo abimubwiye kwa gatandatu saa 9 ku cyumweru, umugabo aramuhamagara ati ndangije kugusharishiriza, ubu ugiye kurira indege unsange nuvugira utamenya. Amen. Ubu na Jeanne mu bashima Imana, ari gushima Imana. Nta nzu yari afite, aramutaye mu kode ariko ubu yamuguriye inzu, ubu babanye amahoro. Bari bamaze imyaka ingahe batandukanye? Bari bamaze imyaka 4. Ni myinshi. Ni myinshi. Abantu baribagiranye. Afite abana 2 atagira hashira. Ariko ubu Imana yihesheje icyubahiro. Yego. Nukuri. Umva nkubwire rero, abakunzi banje nacyo kiba cyanzanye kubareba. Nukugira ngo nanjye abo dukundana twamenyane hano kuri uyu muyoboro wa YouTube. Yego. Bajye babahamagara mu basengere. Mana ntagiye ndeka gufata telefoni, haba saa 9 z'ijoro, haba saa 6 z'ijoro. Mba ndi maso, nagiriwe n'ubuntu Imana mu mutware wanje mwiza. Haleluya. Niyo nsinzi yarambyutse. Ati sengera abantu. Ati byuka bari kugwamagara. Sengera abantu ntitaye ngo ni nijoro. Yego. Haba kumanywa ntacyo natsimbuza gusengera umuvandimwe. Yego. Nukuri. Ugiye kuduha nimero. Ugiye kuduha nimero abantu bakuboneraho. Yego. Tuyitanze, tuyigusabye ku munota 15 kugira ngo umuntu utazarangiza ikiganiro nawe azagira amahirwe yo kuyibona. Nimero yawe 078 96. Yego. 95. Yego. 94. 94. 0789 594. 90 wabyanditse. Ungesubiremo. Nakubwiye 078. Yego. 96. Yego. 95. Yego. 90. 4. 94. Nyina niyumviye 94. Nyiramajyambere Vestine. Yego. Niba kuri WhatsApp. Yego. Niba kuri WhatsApp. WhatsApp nawe uzi kuyikoresha kandi utari. Yego. Ayikoresha ntarize, mfite musaza wanje unkurikira aje ambwira ati ko kuzi gusoma no kwandika, ko ibi byose urabizi. Nawe yamaye ikizamine nk'iki wampaye, arambwira ngo nsomera ngo Zaburi ya 91. Yego. Ndaso. Nuko oya nta utaguye ikizamine nyine kugira ngo yumve ukuntu urasoma. Yarakimpaye. Yego. Nukuri. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Tujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana rwose, iri kuri ku mutima, uri dusangize. Ni karibu. Irinde ku mutima. Yego. Iyo Zaburi ya 91 iramfashaga cyane. Zaburi ya 91. Yego. Reka ngufashe kuyisoma rwose. Yimfashe muvandimwe. Yego. Twakundanye. Nagukunze byumve. Nagukunze pe. Tukiganira bwa mbere, tutaratanga ikiganiro wese uvuga ngo wankunze disi. Nagukunze. Nkunda abantu babyibushe cyane. Nkunda abantu babyibushe. Ngenda ari uko barenze. Ese wabonye nzibushe? Urabyibushye pe. Imana yaragusize. Yego.
none wagiye kunganiriza byo byonyine numva ndagukunze. Haleluya. Nagukunze no mu ijoro babyumva. Amen, amen. Wango utankunde ikiganiro ntago cyari kuryoha. Nukuri nagukunze. Wabonye ntirata? Ntabwo wirata. Rahi. Nuko ntabwo wirata. Reka twisomere Zaburi ya 91. Yego. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakubaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. 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 Iri jambo ry'Imana riramfashaga. Iri jambo ry'Imana aho ryankuye ndahazi, nawe rizahagukura. Yego. Nukuri nguba mu bwisho bw'isumba byose, ngazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Iryo jambo ryaramfashije cyane muvandimwe. Iryo jambo ry'Imana ndarikunda, nta nubwo naje kuryama ntarisomye. Nawe uzaje uraryama urisomye. Yego. Rizagira aho ryagukura naho ryagushira. Ugiye kongera unsomere Yesaya 50. Yego. Umurongo wa 7 wonyine. Nukuri. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 wonyine. Yego. Yego. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 wonyine. Reka twihute tuhagere twumve icyo hatubwira. Haratubwira ngo, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amen. Amen. Iri jambo ry'Imana naryo rimfasha cyane rero. Ngo kuko Uwiteka Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. Yego. Mu maso hawe hamaze gukomera nk'urutare, icyagutera cyose ntabwo cyagushobora. Nukuri. Uwiteka Imana umutabaje akagutabara, abanzi bawe bose bakorwa n'isoni. Nukuri. Ubwo iryo jambo niyo mpamvu ryamfashe, rirankomeza. Niyo mpamvu buri teka ryose iyo ntekereje data, nkatekereza yuko azantabara, numvaga nta cyantera ubwoba. Nukuri. Muri iyo minsi mfite inda, naragiye abantu bakavuga ati siko yatwaye inda kuze, agatwara inda ashaje, yahariye bakazana be bakabyara. Umudamu umwe aranyibwira, arambwira ati si ubundi ko abyaraga nk'Abayeburayo, akaba agiye gutwara inda ya 10 ntizakwica? Ati si uzayibyara, ati naho wayibyara bazakubaga. Aranyibwira ibi nkubwira n'ukuri. Ndamubwira ngo Imana nasenze, Imana nakoreye, muzaja kwicura musange narangije kubyara. Haleluya. Amen. Ndamubwira nti n'ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko nzabyara ntabazwi. Nari mfite abahungu 5, ngiye kugira umuhungu wa 6. Haleluya. Amen. Wambugiye utamenye. Amen. Erega umwana namubonye yanasekeye, gafite utwinyo 2, gafite ameza ngahe? Afite ameza 5 n'igice, ariko umubonye wagira ngo amaze ameza 8. Nukuri pe nkwikije ukuntu yansekeye dize. Ajya mayineze yo mwijuru. Amen.
arambwira ati si ubundi abana ba nyuma ko baba buri marima ati nkawe wishize mu biki ndamubwira ngo nje mu buzima bwanjye mu gukorera Imana nakoreye ntabwo nzabyara umwana wa karimarima ni umwana mwiza w'umuhungu ntabwo ari umukobwa data yambwiye ko ngiye kubyara umwana w'umuhungu ibyo umbwira ni ibiki ngiye kubyara umwana w'umuhungu azaba ari umwana w'icyitegererezo nabyaye umwana wanje nkimubyara apima ibiro 4,200 kandi ari umwana wa 10 ari umwana wa 10 yego apima ibiro 4,200 ubu rero niyo mpamvu mpora ninjira muri Yesaya 50 umurongo wa 7 yego kavuga ngo kuko Uwiteka Imana azanaba ngo nicyo gituma ntamwara ngo mu maso yanje nkakomera nk'urutare nzakomezwa n'Uwiteka nukuri rero buri wese dukunze gusengana nkunze kumubwira ngo nje Imana itari gukora sinzayisenga cyane pe ntacyo yabimariye Imana itarantabara Imana itarangaburira Imana itarankuraho umwanzi yarashaka kunyishima hejuru ntabwo nzayisenga nimba tugiye gusengana kuri telefone ndakubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga yego kuko Imana iratabara pe Imana ikura abakene ku cyavi kabicazanya n'ibikomangoma yego iyo niyo Mana nzakorera ariko uvuze icyo kintu cyo kuba yarabyaye nyine umwana wa 10 yego bari kuvuga ngo abana ngo banyuma ngo niki ngo ntibagirwe nanjye ntekereje uko navutse yego mama yatubyaye turi 14 yego ubu turiho turi 10 yego nge navutse ndi wa 12 nukuri ubu ndabirebye urukubona ndi umuswa we umusore uri umusore ushima Imana ubwo mu kanya nari ndi mu mibare mbonye mama yarambyaye afite imyaka 46 yego papa afite 60 yego barambyara mvuka aho gutyo nyine muri ba misago urumva ese ntabuze ubwenge narize amashuri narayize n'umuhungu wanje azagira nukuri uriya musore wawe nawe azayiga namubonye intwari keve azayiga mwatureho imigisha nukuri yego nanje mbyaye maze 45 yego Imana ishimwe mbyaye maze 45 ubwo imfura yawe ifite ingahe imfura yanje ifite 23 yego wabyo ufite 22 oya mbese njewe 18 bundi nari muhetse nkabyara vuba vuba nabyaraga intahekana ariko abana banje ntawararaga hasi yego n'ubu babonye ni nk'impanga yego Imana ishimye kabisa Imana itanga urubyaro yego pe yarakoze nyiramburiraga amaboko igitondo n'umugoroba nukuri rero nkiri kwiseta naravuze ngo Uwiteka nunkizi umwana nkabona ndabyaye ntandiga nzagukorera gusumbya uko nagukoreraga ndahamya neza yuko aho mbyariye nshaka gukorera Imana gusumbya uko nayikoreraga nta n'umuntu uzampamagara ngo muninire yego nukuri Imana ishimwe cyane yego dusoje hari ikibazo nta kibazo cyakumva twakwigumanira tukiganirira twakagumanye ariko ibihe biba bibi yego ariko nge nagukunze sibyo nkunda abantu bavuga Imana neza bari no guseka batari kuvugira ku mutsi w'iryinyo n'undi nzanagaruka tujye twivugira Imana nurawe nayifashe nanjye yanjye urayifata tuzajya duhura pe twivugire Imana hari ibyo ukumva ariko kuniga se wabwiye wadukurikiye ibyo nababwira abadukurikiye nuko nabashishikariza kumenya ko Imana itabara yego Imana ishoboye byose ntawayiringiye uzakorwa n'isoni buri wese ajya yihanga amaso nukuri icyo nicyo nabashishikariza yego nkabashishikariza mbabwira ngo uri mu Mana ntasaza nukuri uri mu Mana ntakena yego uri mu Mana nta buri cyo kujya n'icyo kwambara hari igihe kimwe ntarasenga igihe mu minsi nakubwiye nageze igihe mbura n'inkweto zo kujana gusenga yego nkaza ndakumbura gusenga nari umunyagatulika ariko nkumva ko ntasenga nta nkweto inkweto zancikiragaho ariko ubu data yakoze imirimo n'ibitangaza inkweto nziboneraga kugiye kubera imbaraga z'Imana rero impamvu ndi kubashishikariza gusenga ntabakoreye Imana ngo azikorera amaboko nukuri pe nta n'uwayiringiye ngo azakorwe n'isoni icyo nicyo ndi kubashishikariza abantu bankurikiye mube mu Mana ubutabazi burahari izabatabara nk'uko yantabaye yego reka dusoze
n'isengesho nk'uko twatangiye n'ubundi dusenga. Yego. Twongeye kugushimira Uwiteka mana yacu, mana nziza, mana ikomeye, mana twitaho, mana dukunda. Data ngushimiye yuko watwiyoboreye nyagora ku ngoma, watuyoboye data wa twese twe tudakwiriye kuyoborwa. Reka mwami mana yacu aya magambo tuvugira ahantu n'ukuri, abo twayabwiraga bafashe nyagora ku ngoma. Ayida turi mu gihugu cyacu mu ijuru, sinasenga sanasoza nasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka utubere ku rugamba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka utubungabungira umutekano. Nsengeye umubyeyi wacu Rata Nyiringabo Imana w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka uzamukomereza amaboko, reka uzamurinde amaza n'amaza, reka uzamurinde igisa n'ikibi cyose n'igisa nacyo, reka uzamucungira umutekano kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ayiwe data nsengeye n'abadukurikiraga Uwiteka Mana Nyiringabo, reka nabo ubwabo babungabungira umutekano, amaso atababona ntakababone, amatwi atabumva ntakabumve, n'ukuri icyubahiro kizaba icyawe. Mutabazi mwiza rero kwacu kubukwera kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data natwe ubwacu reka uzaturinde kumwara no kubwerabwera, reka uzaturinde gukorwa n'isoni, ahubwo uzadugirire neza mwami. Bizi neza kugira neza bugaca bukira, uwaserukiye ntasonza, uwaserukiye ntaheranwa n'amadeni, uwaserukiye ntabura icyo kurya n'icyo kwambara. Uwiteka we ngushinganishije n'imiryango yacu, reka umuryango umugaragu wawe avukamo nabo babungabungira umutekano, ubakomereza amaboko n'ukuri kugira ngo uhimbazwe. Data ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa turinde biracitse, uturinde birabaye, uturinde umuyaga w'ishuheri, uturinde amapepo y'umwanzi kugira ngo uhimbazwe. Ibyo byose bikoreshe kwibasha kwawe mu zina ry'Umwami Yesu. Amen.